nibashaka banashyiraho gupiganira iyi myanya yo kuyobora imidugudu Joel hanyuma bagira aba responsable imidugudu babipiganiye babizanye bagaragaje ubushobozi bwabo n'imyitwarire myiza hanyuma abandi bavuga ko bakorera Imana bazi ari nk'abantu babungirije baje kubafasha mu murimo w'Imana kuko n'undi gukorera Imana tuzi ko nta kiguzi giye niyo barahira abapasiteri bose hari indahiro bavuga ngo nzakorera Imana ndategereje igihembo cyangwa indi nyungu iyo ari yo yose bakavuga ati mu gihe cy'ingorane mu mvura y'amahindu mu zuba ahamanuka n'ahazamuka aho itorero hose rizanyohereza nzajyayo urubyiruko ndafata abasaza 30 ufate n'abajene 70 yego birumvikana kuko urubyiruko nizo mbaraga urubyiruko nirwo ugomba kubaka kandi iyo tunarebye Joel urubyiruko mu ntambara zose zabaye mu itorero ntabwo urubyiruko rwigeze rujya kurwana rurarengana rwicari hari rurarengana rwose bivuze ngo intambara zose zizanwa n'abasaza ahubwo bashobora gukoresha iki urubyiruko mbawe ni mpamvu akagambane karimo indani gahitanye Tom kahitanye usabwe Imana Samuel gahitanye Tom gahitana Karura barebe izo ngoma zombi zigiye nabi Joel ni igisebo byabaye igisebo ku itorero no ku bakristo bibi igisebo ku bari baziyoboye nabo nibareba nabi bazarundumuka bagende nabi cyangwa se nabo basange bagiye muri gereza urabona ko ingoma zose zakurikiye usabwe Imana Samuel bacaga muri gereza reka dutangire tubasuhuza tubahereza ikaze kwiyobokamana TV ndetse no kuri Bwiza TV amakuru kubeki amakuru meza Joel turongeye tugaha ikaze no muri kwiyobokamana nanjye ngo ha ikaze kuri Bwiza TV murakomeye kuri Bwiza turakomeye turashima Imana tubonye umwaka tuburenze iki nicyo kiganiro tugiye gukora cya mbere nicyo cya mbere tangira umwaka wa 2021 kabisa ubu nibwo busesenguzi twinjiriyeho mu mwaka wa 2021 mu nkuru nyinshi cyane twihaye intego yo kuzajya tugenda dusesengura ngira ngo ubu nibwo bwa mbere bubanjirije ubundi Joel ubu nibwo bwa mbere navuga ko niwo muti tugiye guha abakunzi biyobokamana n'abakunzi ba Bwiza TV kubijyanye na religion n'iyobokamana ni gospel cyane tuzajya twibandaho gire dore ko turi kwiyobokamana TV no kuri Bwiza TV nubwo bo bakora n'ibindi biganiro bitandukanye cyane biri politike ariko ngewe rero mbanza utazankenera muri bene ibyo ngibyo ariko se bundi iyobokamana yo niki ni politique religieuse asaba uzi ko Imana y'iki na politique nya politique utaye ubwoba ahubwo abantu nibabizi Imana imenya umubi kamenya n'umwiza kandi kamenya kubatwara bose ikabaha ibyo bakeneye byose niko bimeze ni nako n'abayobozi b'ibihugu bafata abaturage babara abanyabyaha babara ku ruhande rwabo babatoye n'abatarabatoye kandi bakafata kimwe niko bimeze kabisa ubundi waruzi ko nk'umuyobozi w'igihugu nawe ari nk'Imana mu gihugu n'ubundi abayashyizweho n'Imana nabo yaba ari Imana mu gihugu abayihagarariye Imana cyane yego Joel nayo ndakwakira rero kandi nibaza ko ikiganiro kiribuze kuba kiza cyane mwabyumvishe rero icyo tugiye kuganiraho turashaka guhera kugira ngo dutangire muri 2021 duca ibintu bibi reka tubanze turwanye ikintu bita ubugambanyi Joel ubugambanyi mu matorero ngo uravuza ubuhuha cyane reka amatorero ni menshi n'amadini hano ariko reka turebe ku itorero rya ADEPR impamvu tuyivuga nuko nyiri bifite trend cyangwa bifite uburyo bwinshi bwo gutanga amakuru birumvikana ikaba ifite na byinshi nyine igenda ivugwaho kuko buri munsi uko bwije nuko bukeye tuva mu Bwiza tujya mu bundi ariko hakagira abantu bashaka no gusubiza inyuma akavuga ati byagenze gutya byagombaga kugenda gutya ku mpamvu rero nyinshi zitandukanye niyo mpamvu tugiye kuvuga ku bugambanyi Joel wenda abantu ntibumve ko twibanze kuri ADEPR cyane twabwire ko itorero rya ADEPR ari itorero rimaze imyaka irenga hafi 80 igeza ni 80 rishobora kuba riyujuje rikorera mu Rwanda ni itorero rifite abakristo barenga muri 3,000,000 ni itorero kuva nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ryagaragayemo intambara kuva ku gihe cya munonoka ngo ni bamwe babyibuka kuzamuka ukagera noneho aho byakaze bigeze muri 2012 ubwo usabwe Imana Samuel yakuweho hagashyirwaho Bishop Tom Rwagasana ndetse na Sibomana ariko hagati aho ngaho wibuke ko mu gihe cya mbere cyo hagati ku ngoma ya Sibomana yabanjije ya usabwe Imana Samuel
habayemo ikibazo cy'intambara zishingiye ku gakombe, abantu benshi barasohoka, bamwe barafungwa, abandi barakubitwa, kugira ngo ibyo bibazo amajyambere yabikubwira. Yego, none iryo toro bigeze muri 2012 gusabwa Imana yavagaho, abantu bibwira ko wenda hari abari bagiye bafite ibyo bagiye gukemura, ngo turi kujya tubaye background yego ibibazo bimazemo, ariko ahanini turibanda ku bibazo bimaze imyaka 20, ariko ahanini Joel bigashingira ku kintu cyitwa ubugambanyi cyangwa se cy'abakozi b'Imana bagambanira bagenzi babo, ahanini bishingiye ku mashyari cyangwa gushaka kujya muri ya myanya babandi barimo. Muri icyo gihe Joel ubwo usabwa Imana yavagaho, abakristo bamwe baranarize bitewe n'urukundo bari bamukundaga, n'ukuntu yarinjiye mu yari afite influence cyane mu itorero, abantu barabibaza ibiki bibaye bigenze bite, ariko nabwo kuva batumurwa gasana bajyaho ndetse na Bishop Soma n'abajyaho byari intambara Joel. Nibaza ko batigeze batuza, bararwanye ngaho mu binyamakuru, ngaho hehe abandika amabaruwa, abandikira ubuyobozi bw'igihugu bavuga ko mu itorero byacitse, wenda bitanacitse cyangwa se byari byanacitse Joel. Yego, byose birashoboka, byose bizwi n'abari no mu mitima y'abo bantu, bo bazi ukuri kwa nyako 100%. Icyo gihe basomana wibuke ko bavuyeho nabi, noneho bavaho, noneho bo bajya muri gereza. Yego, Joel ni ibintu kwibaza ngo nibo bwa mbere nturabonye pasiteri aza mu biro guhererekanya ububasha afite ipingu, yambaye rose, yambariye amakoti, akambara icocero, akambara ipingu. Ntibyari byoroshye, ntabwo byari byoroshye. Yego, cyane cyane none Joel impamvu tuvuga ko iri torero nuko ari itorero ryari itorero risa nk'ari intangarugero ry'abakora itorero ry'umwuka. Yego, abantu benshi bumvaga ko umwa ADEPR avuga ko uriya muntu ashobora kuba yakijijwe, nyine ryari itorero ryubashywe ku kintu kijyanye n'ibintu by'agakiza, nubwo tutavuga ko ari ryo torero ko rikijijwe, ahubwo Imana ngira ngo hari itorero rimwe hanini rishobora gushingira bitewe n'imitima y'abantu biteye, ariko abantu benshi iyo batanga urugero kuri ADEPR bavuga ko ari itorero rikijijwe, itorero ry'umwuka, kumva ko umwuka nyine ni umwuka wera. Iyo hantu hari umwuka wera Joel nta cyaha cyaranga. Yego, niyo mpamvu abantu benshi wenda bayifata gutya. Joel, abo bagabo bamaze kuvaho ba Bishop Soma na Bishop Rwagasana, hagiyeho ubwo turi kuvuga abayobozi bo hejuru, hagiyeho Karangwa, hagiyeho na Karuranga. Ndavuga kuva banajyeho nabo ubwabo, ya mabaruwa yandikirwaga ubuyobozi asaba kuza gukemura ibibazo ntigeze ahagarara. Bivuga ko mu gihe cy'abatumurwa gasana hari ikintu cyitwaga nzahuratorero. Iyo nzahuratorero wibuka ko yarabazengereje pe, aho baviriyeho irarangira. Ahubwo njya nibaza buriya barari kuvaho kw'ingoma ya Bishop Sibomana na Tom Rwagasana nyine bigizwemo uruhare wenda na nzahuratorero, buriya bararizahuye cyangwa bagiye barishyira habi ahubwo kurushaho. Joel, birako umuntu ashobora kubyibaza, ushobora kubyibaza ukaba wenda ajya no gukora za investigation, ukibaza buni nzahuratorero icyo yashaka ko ari kuvaho kwa batom cyangwa ko ari ukuzahura itorero nyine, ko kuzahura itorero. Ese koko itorero yarazahutse cyangwa ryarazahaye? Bivuga ko bakaruranga bamaze kujyaho, nabwo abantu barazi ko ubu noneho birakemutse cyane, nabo kandi bagiyeho bafite icyizere cy'uko kuva bavuyeho havuyeho ingoma yasakujwe, yakoze nk'amakosa menshi, cyane ku mitungo, kino cyuho twebwe baratubona nk'abatagatifu, baje nk'abacunguzi, baje kugira ibyo bakiza. Ariko Joel naho byaranze kuva 2018 ndakeka, nabo barwanya intambara kuva bakwinjira mu buyobozi, bigeza naho byavuzwe ko ubwabo batumvikanaga, bigeze noneho kuri cya kintu aho point tugiye kuvugaho cyane, iri trend uyu munsi wa none, bigera naho uwari umuvugizi wungirije agiye muri gereza, Karangwa John. Joel kubona umuvugizi agiye muri gereza, hafunguriwe by'agateganyo, yafunguwe by'agateganyo, bati ingoma irenda kuvuga hejuru umuyobozi. Nyuma yo gufungurwa nta n'ukwezi kwashize, ingoma yabo nayo idahira, ingoma yaho yabivaho. Joel, hari no tugiye kwibaza niki cyishe nyuma y'ibi bintu. Joel, wenda kugira ngo tunakumbuza abantu tubabwire ko turi buze no kuva ku yindi baruwa nto yasohotse ivuga ko ubuyobozi buriho buri gukora ibintu bitari byo. Yego, okay. Mwabyumvishe rero, ngira ngo yarari kuduha feedback cyangwa background y'incamake y'impamvu tuvuga kuri ADEPR n'akagambane. Kandi noneho ikindi abantu batabura kumenya nuko ingoma yose ivuyeho muri ADEPR yose
ivuga ko igambaniwe igambaniwe ko aricyo kiyikuyeho. None umuntu yakwibaza Beki, ese abavuyeho nibo bajye kugambanira ababasimbuye, bigenda gutari usabwa Imana byaravuzwe ati yavuyeho nabi kubera byarimo akagambane. Bishop Sibomana na Tom ati harimo akagambane, Karangwa John na Karuranga bati baratugambaniye. Ese iherezo rizabirihe kuko mu bikuri Joweli ngira ngo ntitwahita tuvuga uko bizarangira, ariko ikintu mbona cya mbere nakunze no kuvuga harimo ikintu cya conflit de generation, akabamo n'ikintu cya conflit d'intérêt. Yes, kurwanira inyungu. Kurwanira inyungu. Iyo urebye usanga ukurikije kubarwanaga kubwa Samuel bwo bavuga ko ngo yari amafaranga, ariko ngira ngo byaje kugaragara ko ubwo usabwa Imana yavagaho, usabwa Imana yashinjwaga kunyereza umutungo n'amacakubiri. Yego. Ariko ubwo usabwa Imana yavagaho ntigeze akurikiranwa mu nkiko. Oya. Kikwereka ko usabwa Imana yavuyeho nawe ubwe nta cyaha aregwa. Nyine ubo yaba akiregwa yari guhitira mu nkiko. Yari kujya mu nkiko. Kuva yavongira ngo ntwigeze wumva hari n'umurega. Ndetse byari navuzwe ko nyuma ngo hari abantu bamwohereje amafaranga yashyira kuri konti ye. Agera ngo muri miliyoni 100. Usabwa Imana arayazana ahereza ubuyobozi bwari buriho. Ngo bose barumirwa bibaza, ngira ngo iyo nkuru barayumvise. Bibaza uyu muntu ni muntu ki ufata aya mafaranga, nta muntu wari ubizi ko bayamuhaye. Abantu ndi bazana baswedwe arayazana ngo yashyira arayabahereza ati dare ya mafaranga nayitorero. Joel kikwereka ko usabwa Imana yashinzwe ikintu cy'ubuyobozi bubi, ashinjwa ivangura amoko, ashinjwa kunyereza umutungo, ariko ntigeze abikurikirana. Usabwa Imana amaze kuvaho, ubwo Sibomana yajyagaho na Tom, nabo bavaho, bo bashinjwe ikintu cyane ikintu cya trendinze no kunyereza umutungo. Yego, baranabihanirwa. Umutungo mwinshi cyane uri mu mamiliyari. Yego. Barabihanirwa, ariko nyuma ngira ngo bagirwa abere. Yego. Bagirwa abere. Noneho ukibaza Joel, ngiye mbone iri tora ahubwo abantu barimo benshi nibisambu. Yego. Wenda sinava ngo n'uyu impamvu uvuze ni bisambu, wenda abantu banyumve neza ntago ntukanye. Ndashaka kukwereka nk'ubuyobozi bushyashya buriho, ni bugenzure burebe umuntu uhora uzana iki kintu cyo kuvuga ngo runaka yari umutungo, runaka afite ibi n'ibi, runaka, ugasanga ubuyobozi ntibumazeho kabiri, ndetse birateza umuvurungano mu bakristo. Umuntu akigira umuvugizi w'abakristo ngo yandikiye ubuyobozi bw'igihugu kugira ngo bukemure ikibazo. Joel, uyu muntu niyigweho. Uyu muntu ashobora kuba ari we muntu w'igisambo ubishyira ku bandi. Niyo mpamvu navuze ngo conflit d'intérêt. Uyu muntu arashaka kwisahurira, ari behind, ari inyuma y'ahantu abantu batazi. Arimo afite abantu akoresha ati mugende mwe mukore gutya na gutya. Umuvurungano uhoramo akaba ari wo utuma jewe nibaza Joe nawe fata muri uyu muvurungano ufite ikintu uhishe inyuma. Yego, birumvikana. Cyangwa se hari abantu bandi barimo imbere batifuza ko iri torero ritekana. Urugero, niba ibyaha bigaruka ari rimwe, ariko abo byashinjwe bakagaruka arabereye Joel, ni ikibazo gikomeye. Tugiye kuri Basomana bavuyeho bashinzwe amafaranga. Uyu munsi wa none abantu cyokoza tugarutse kuri Karuranga na Karangwa, bo ntibigeze bashinjwa ikintu kijyanye n'umutungo. Bashinjwe imiyoborere mibi, bashinjwa ibintu by'ivangura, bashinjwa ibintu bibaza bafitemo nk'ibyaha nka 4 twigeze kubivugaho. Ariko icyo nibaza Joel, abayobozi bose bajya mu itorero rya ADEPR bajya kuriyobora ntago baba basanzwe bayobora. Iki ni ikintu abantu bashaka kwibaza. Niba umuntu yayoboraga paruwasi, yari umuyobozi, abantu bamuhisemo kuko yari afite leadership, yari afite capacity yo kuyobora, n'ubundi wenda ahindutse post cyangwa se agiye mu rwego azamutseho mu ntera. Ese kuko niba iri toro rifite ikibazo wenda cya leadership muri bo, babuze umuntu ushobora kubaha training zijyanye n'ibintu bya leadership. Ntabwo ari leadership ni manke ya leadership ni ituma bagambanira. Reka tujye no ku kindi kijyanye n'umutungo. Niba koko hari ikibazo kijyanye n'umutungo, uyu munsi none itorero ryabuze abantu bashobora kubafasha mu buryo gukora course zijyanye n'uburyo bashobora gucunga umutungo. Ni ikibazo. Igihe wari ikintu mbona cya mbere Joel, ugira ngo ku kibazo warumbajije, ikintu cyitwa kagambane, nakubwiye ngo hari ibintu bibiri, ni conflit d'intérêt na conflit de génération. Yego, de génération guti. Kuba harimo abasaza batifuza impinduka,
hakabaho n'abasore bashaka kujyana n'igihe. Jowe nibyo nakubwiye wenda abantu babyumve neza, agakiza gahinduka. Agakiza ni ikintu kiri mu mitima yacu. Yego. Twaha yarahindutse kubw'imitima no kubw'intekerezo. Iyo umubiri yacu igenda nako turakagendana. Ariko imibiri irasaza, agakiza ko kagoma kwa kundi. Ariko Joel nureba neza uzasanga iyo uhuje umubiri n'agakiza ni 50%. Yes. Kimwe n'igisiga ikindi. Ntago bisigana. Rero ndagira nkubwire ngo wenda tugiye nko kuri conflit de generation, hari abasaza bifuza ko itorero riguma kuba ryari ryo muri 70. Akabona abajene babona bati dukurikije aho igihe kigeze itorero rikeneye kwiyadabuta kuri technology. None se meki uvuze gutyo se ubwo ushaka kuvuga yuko ibibazo ADEPR igira cyangwa ibyo by'akagambane biterwa n'abasaza? Aribo abasaza tuvuga n'abantu bakuze bo muri torero wenda. Nabo Joe nahuye ngo hari jewe mfite ntuze ebyiri generation, conflit de generation na conflit d'intérêt. Abashaka intérêt ni bande? Na abasore na abatoya na conflit d'intérêt yo nta musaza ari umusaza ntiyanga amafaranga. Ari n'umusore ntiyayanga. Igihe kintu ushaka kuvuga ahanini nuko nshaka kukwereka ngo ubuyobozi buriho bwo bwakora analysis buhereye ku cyo kintu. Yego. Ni bande bari inyuma y'iki kintu. Conflit d'intérêt ni bande bakeneye iki? Conflit de generation ni bande? Noneho aho ngaho nibakora azo analysis bazabasha kubona solution, kubona igisubizo gishobora gukiza, gishobora gutuma izo conflit d'intérêt zishobora kubura. Ariko hari uburyo bashobora kuzihandoringa. Na conflit de generation ni ikintu kitashobora kuzabura ko urumva generation zirakura mu binyejana zigenda zihinduka. So rero we icyo ngiye cyambe nuvuga ngo ikintu aba bayobozi bakeneye kumenya bariho bafite amahirwe uyu munsi none bamaze igihe gitoya, amahirwe bafite niyo babasha kumenya ngo hano hantu harimo ibi bintu, bamenye source y'ibyo bintu, noneho bamenye n'uburyo bashobora kubikoreramo n'uburyo bashobora kubyikiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Njyewe Joel reka mubwire nk'urugero, ngiye mbaye umuyobozi w'iri torero, ngiye mu buyobozi nakuraho systeme yose yari iriho. Gute? Urabona hari icyo bakoze, hari intambwe step ya mbere bateye yo gutekuraho kuko rwose bari bagiye mu mujyo wanjye ukuraho amaregio n'uturere. Hariya bakoze umuti kuko icya mbere cyo bari abantu nibo abantu babaga bafite ijambo. Kuko Joel niye nkubwire ngo ukurikije uko bari abantu bagiyeho, ukurikijeho nuko batomo bagiyeho, intambara abantu bagabo barwanye barimo bakarurangana batomo barwanye sanduka nuko nizabanga bari kurwana. Hari intambara umva cyane yabano bo ntazo. So ni kikwereka ngo ibintu bakoze byari byo, ariko nanone bongere barebe ndani ya dini ndani y'itorero, mu itorero barebe niba nta bandi bantu bariyo, naho bakubure wende bazabashakira kandi kazi k'ibindi, cyangwa se banze bakubure bamajyane mu ngando babwe bati mwemere impinduka. Igihe aho kigeze tugomba kubaho gutya na gutya. Kuko hari umuntu ushaka kubaho uyu munsi itorero ryakoraga mbere ryakoraga wenda nta bintu bya bureaucracy biriho, abantu bumva ko bagiye mu murimo w'Imana, pastor nta na office agira, nta hantu afite ho kwicara. Abo basaza babo bakumva bati ni gute umuntu agira biro, twe ntayo twageraga, twirwaga tugenda mu misozi. Ndashaka kureka cya kintu tudahembwa, ndashaka kureka cya kintu cya conflit de generation na conflit d'intérêt. Iyo uvuze ngo ni gute ahembwa, twe twabonaga agasabuni nako tugahawe n'iki n'abakristo, bamwe ntitwambaraga inkweto. Uwo ngo agashaka complaining avuga gutyo, ariko ntamenye ko igihe aho kigeze umuntu agomba kugenda yambaye ikote, akambara karuvati, akagenda mu modoka kugira ngo abashe gukora ryavuga butumwa. Umuntu ashobora gukoresha internet, akajya YouTube akavuga ubutumwa. Umuntu ashobora gukoresha radio, kiriya givuga ubutumwa ryabo ryari kugenda ku misozi cyangwa kwinjira mu mago y'abantu babwiriza abantu. So uvuga ngo kagakiza kacu na systeme kukabwiriza abantu, kugaha abantu byarahindutse. Noneho n'abagakora bagomba guhinduka kuko bari muri milieu, bari muri environment yahindutse, iyo irahinduka. Ariko agakiza ko kazaguma kuba kakandi. Nuvuga ngo nicyo kintu Joel niho nkubwira ngo bakwiye kujya in deep, bagakora analysis, bareba ku cyo kintu kijyanye n'izo generation, bakareba no kuri izo conflit d'intérêt zizamo cyane cyane ahanini yakuzishingira kuri zo. Nuvuga ngo ni conflit de generation izikagera kuri conflit d'intérêt. Uko ntushobora biragoye nkurikije kuri tore biri Joel birisa nkaho bivanze. Nk'urugero bivanze, umuntu yabwirizaga nta nkweto yambaye,
akabwiriza adahembwa. Uyu munsi wa none urabwiriza wambaye inkweto, urabwiriza unahembwa. Yego. Kera abantu babwirizwaga basangaga ari abantu basa nkaho bakuze. Uyu munsi wa none ushobora kuba na pastor ukiri mu myaka mitoya, wasaga umuntu wenda ashobora kuba pastor cyangwa kuba pastor muri ADEPR mu myaka ya 2 imbere ya 2005 byari bigoye Joel. Yego. Ntabwo byabaga byoroshye. Byabaga ari ugusenga Imana yabivuze iki byose. Ko byabaga bimeze. Ko byabaga bimeze. Ariko uyu munsi wa none bashobora kuraba ati uyu muntu dukurikije wenda ku buhamya bwe, tugakurikiza ku bushobozi bwe bujyanye n'ubumenyi afite. Ibyo yize nk'umukristo, uyu muntu ashobora kuyobora itorero. Imyaka maze wenda akazoya amategeko na za doctrine byose biba mwito bigenga itorero bakaguha kubuyobora. Uyu munsi hari umupasiteri umwe wenda warebye uburyo yinjiye mu gipasiteri ari uko umwuka avuze. Imana ivuze n'ibyo twita ko Imana ivuga, na benshi babyumve. ADEPR basenga Imana ivuga. Sibyo Joel? Abantu babyumve wenda batari babizi, iyo Imana itavango nkugize umushumba yaguye ati nguhaye inkoni, ubwo bagatangira gusenga ukwitegura igihe kikazajyaho ko yankoni ukayihabwa. Byaba byavuye muri processes z'iki z'umwuka wawe. Ariko uyu munsi none ndagira mbwira abantu ko bino biranagoye no gutandukanya umwuka Joel. Yego. Kuko hari n'ushobora kuza bati nkugize umushumba akabivuga no mwitana n'abashumba bumva, ariko atari umwuka rubivuze. Yes Joel, rero icyo mbona ikibazo gikwiye kurebererwa mu ibyo bintu bibiri. Conflit de génération na conflit de niyo mpamvu navuga ngo ndashima abantu bariho. Icyo nababwira nuko bongere bagosore, bafata intara bagosore, bajye mu bayobozi b'amaparuwasi, bajye muri babasaza batakiyobora, barebe nibinaba ngombwa bakore ntuza observation, bashake n'ikintu cy'ubujyanama, bavuge bati ese bazehe dukora iki, ahubwo bafata ibitekerezo by'abasaza n'ibitekerezo by'abaje. Wari urimo uravuga ibyo. Hari ninde mwani Sawuli ninde, hari umwami wigeze ujyaho, icyo gihe bamubaza abantu agisha inama hagati y'abajene n'abasaza, yitorera kugisha inama abajene baramuyobye. Urumva yanga atera umugongo abasaza, ayoboka inama z'abajene. Ibyo nabyo Joel ariko bishobora kuba umuti nabwo wo gukemura amakimbirane. Ariko wibuke ko icyo gihe cyari icyo gihe, nushaka kugeranya ntutugeranye igihe Joel. Ibihe byarahindutse. Reka nguhe urugero rumwe ku icyo kintu uvuga. Ngewe ku bwanjye ntago natererana, ntago natabazehe, nta nubwo natabajene, ariko bibuke ko mu Rwanda bagendere kuri statistique. Mu Rwanda 70% n'urubyiruko. Mu 70% n'urubyiruko, ariko buriya itorero kuriyobora cyangwa kugira ngo rishyire ku murongo neza, iri fo confere message wabo abantu nyine nakubwiye ngo 70% mu Rwanda n'urubyiruko. Ariko reka mbabwire je barebye ku buyobozi bw'igihugu bumeze. Uyu urebye usanga abakiri bato ari bo biganjemo. Urubyiruko uyu munsi none urubyiruko ruri kujyana n'igihe. Igihugu ntigishobora gutera imbere utabashe kwiyadabuta, gufate urubyiruko rufite technology, ruzi technology. Ninde mu basaza ndajya mu myaka yashize, ku bantu bize kaminuza wenda mu myaka ya vuba cyangwa se mu myaka ishize, byari bigoye kubona umwarimu umaze imyaka yigisha bazi computer baga ari bakeya. Mu gihe wasanga umujene wo mu itorero cyangwa nako umujene aje kwiga azi computer kurusha wa mwarimu uri kumwigisha theory za computer. Icyo kintu nshaka kubwira n'iki Joel, nuvuga ngo ni byiza kugisha inama abasaza, ariko giye ku bwanjye nafate uko bisetinze dukurikije imibare ya NSHYA, niba 70% ari urubyiruko, ndafata abasaza 30, ufate n'abajene 70. Yego birumvikana. Kuko urubyiruko nizo mbaraga. Urubyiruko nirwo ugomba kubaka. Kandi iyo tunarebye Joel, urubyiruko mu ntambara zose zabaye mu itorero, ntabwo urubyiruko rwigeze rujya kurwana. Rurarengana. Rwicari hari. Rurarengana rwose. Bivuze ngo intambara zose zizanwa n'abasaza. Ahubwo bashobora gukoresha iki urubyiruko. Mbo wenda impamvu nuko babaga ari abasaza wenda bari kurwanya abandi basaza bagenzi babo. Nabyo wenda urabona iyi generation iriho ubu ngubu, ubona ko yiganjemo abantu bakiri batoya, bamaraso nyina kiri matoya. Wenda nabyo birumvikana yuko burya uko urubyiruko rwakwiyumvamo abasaza burya bitandukanye nuko rwakwiyumvamo urubyiruko rugenzi rwarwo. Reka bari wenda bari kutuvuga Joel nahuye ngo none se iyo urebye mu gihugu cyacu
ukareba uburyo abantu bagenda baza mu buyobozi iyo urebye usanga abatekinisiye dufite uyu munsi wa none ubwo ndavuga ba gitifu b'uturere ba gitifu b'imirenge ujye muri za minisiteri urebe bashinzwe imirimo bashinzwe ni abantu bakiri abajene ureba abashinzwe za communication ni abantu bakiri abajene ugasanga wenda umuntu mukuru ni minisitiri ariko yakora ugasanga wenda secrétaire d'etat cyangwa se PS usanze ni umujene icyo bikwereka wa mujene ni umutekinisiye we aramenya kumenya ngo afite uburyo bwo gukora research akamenya ngo dukurikije uko itorero rimeze uyu munsi wa none reka tujye muri Amerika turebe itorero wenda ririsimira rimeze nk'iryacu tujye muri Sweden turebe boni gute systeme yabo y'itorero yabashe gukomera kugeza uyu munsi wa nta ntambara zirimo bahakoresheje iki yego birumvikana reka tujye wenda mu Badage turebe bo bubaka itorero nk'iri ngiri ry'umwuka baryubatse bahereye kuki ariko wewe musaza biragoye kugira ngo uzajye kuri computer umara amasaha 5 uri gukora research mu gihe ngewe ushobora kumara amasaha 28 nicaye kuri computer ninde uzabishora se umusaza ninde uzabishora Joel so cyo nshaka kubwira ni kivango aba bagabo bariho bashyashya nibarebe cyane cyo twavuze Joel ibyo byose turi kucyari ku kintu cyitwa ubugambanyi buri guterwa n'ibyo bintu bibiri gushaka inyungu no gushaka kuguma ku bya kera kandi igihe cyarahindutse abasaza nibumve ko igihe cyarahindutse nose kameke ukaba wifuza yuko itorero rya ADEPR rihindukana n'ibihe wenda mu mahame mu myumvire mu mitekerereze urabona hari ukuntu wenda abantu bavuga ati doctrine sibyo ubwo nuvuga utyo urakoma no kuri doctrine erega Joe yurebye igihari ntago ari ikibazo cya doctrine umuntu wese uza mu itorero rya ADEPR nibyo nakubwiye ubushize nakubwiye nti abakristo ba ADEPR nta kibazo na kimwe bafite barera ariko so ubone mu byo bapfa mugani harimo doctrine nta doctrine irimo ariko ikintu ushaka kubwira ni ukuvuga ngo hari uburyo bwo kwadabuta rege tuvuze kujyana n'igihe hari ukwadabuta system zijyanye za leadership yego sibyo hari n'uburyo nizo values izo doctrine zishobora guhinduka ntago zihinduka ngo zijyana abantu mu bibi ahubwo abantu bagomba kumenya agakiza kare icyo ashaka kugerega izo conference zizamo hani zishinya ngo ugasanga nguriya ngagiye kuzana ibigezweho ngo ari kugenda muri VWT ngo agiye ugasanga kuko ngo pastor agenda muri VWT bibaye intambara ni ikibazo icyo ni ikintu kijyanye n'imyumvire none se niba ari umushumba w'itorero ry'abantu kera aba pastor bavuga bayoboraga abapastor bayoboraga abakristo 500 uyu munsi arayobora abakristo 1,000,000 kandi harimo abafite izo VWT benshi kuba umushumba yagenda muri VWT ni ikibazo ntago ari ikibazo Joel kuba umushumba yahembwa ni ikibazo ntago ari ikibazo uyu munsi kera wasaga pastor akora aho twabasaba wasanga yirirwa mu ibintu byo kubwiriza hana kandi kazakora mu rugo uyu munsi none ubihe byarahindutse tushobora kurya utakoze impamvu ngo yakoraga akagenda wasaga afite imirima afite n'abantu bamuhingira cyangwa abakristo bakaza kumira imiganda bakaza bagahinga agatungwa n'ubwo buhinzi n'ibyo bijumba n'iyo myumbati ariko uyu munsi none umupasiteri nadakora ahembwa muri bya biro by'itorero ntazigera akora akazi Joel niko bimeze ntazigera abasha gutunga umugore we n'abana be bivuze ngo guhembwa kwa pasiteri si ikibazo ahubwo ko tumuhemba yubahiriza inshingano twamushinze nk'itorero yego Joel iki kintu bana nicyo cyakumvira ariko ikindi kintu hakazaho na ya structure ADEPR abayobozi ba ADEPR bagerageze bereka abakristo ubundi bavuga ati itorero ryacu ryubatse gutyo muri structure yacu mu buyobozi urabona twe tuzi ko mu itegeko nshinga tuzi ko iyo tureye tubona imishahara y'abayobozi tukamenya ngo minisitiri ahembwa naya secretary d'etat ahembwa naya umuyobozi ku rwego rwa director ahembwa naya nabo ni ba setting ibintu bavuga abo uzi ko nandi gushaka kuzabibaza nabo ni ba setting icyo kintu bavuge bati twebwe itorero dukurikije uko yahigiye kigeze umuntu uri mu mwanya n'uyu yahembwa amafaranga naya bakurikije naho bakura ayo mafaranga izo sources zabo bakura amafaranga Joel numva wenda ari icyo nasubiza ku kintu narumbajije wenda sinzi niba icyo twajya ku cyo kagambane ngira ngo birumvikana tugiye ku kagambane n'ubundi niko twarimo turiho ariko twarebaga niki kibitera noneho rero tuvuga ku kagambane reka twigire kuri
Reverend Karangwa John yari umuvugizi nyine wari umuvugizi wungirije wa ADEPR yagize ubu ngubu amakuru hari trend hari nuko ubu ngubu yabaze kugirwa umwere ariko wenda reka ntiduhite tujya kukugirwa umwere ahubwo tubanze ku cyamufungishije turebe ibyo yashinjwaga ni nyine byose tugire icyo tubivugaho. Joel ngira ngo inkabazi inkuru ya Karangwa yari umuvugizi wungirije yahoza anayobora itorero rya ADEPR muri Uganda. Karangwa yashinjwaga ibijyanye n'impapuro mpimbano ngira ngo nicyo cyari ikintu cya mbere yarezwe. Ubundi yatawe muri yombi mu 2019 mu kwezi kukwakira nyine nkuko wari ubivuze yashinjwaga gukoresha inyandiko mpimbano nicyo yashinjwaga nyine tu. Icyo gihe rero ngo yatanze impamyabumenyi yo muri Philippines niyo muri Uganda biza gukekwa ko ari impimbano atigeze ahiga bituma atabwa muri yombi ngo hakorwe iperereza. Joel Karangwa ubwo yatoraga muri yombi ngira ngo abantu byaravuzwe cyane ibinyamakuru birandika ngira ngo Karangwa ni nawe pfundo ryo kuvaho kw'ingoma ya Karuranga. Yego urebye mu byatumye ukoze analysis ukareba uko byagiye bigenda yego gufungwa kwa umuvugizi wungirije ushinzwe ubuzima bw'itorero urumva byabaye inenge ku ngoma yabo none havuyemo rero sasa rero habona ikintu kitwa kugongana nyine n'umuvugizi wa mbere kutumvikana muri office hariya ngira ngo mwaramutse neza mushumba. Yesu ashimwe. Umwaka mushya muhiri. Twabonye amakuru yanyu yuko bagize mwabaye abere barimo turi gushaka kumenya uko mwabyakiriye. Yewe twishimye rwose kandi twashimye ubutabera mu gihugu cyacu. Amen. Twishimiye ko nyine ubutabera bwakoze icyo bukwiriye gukora nyine mu bushishozi bwabo. Rwose twashimiye Imana yagize neza. Okay. Ko yabakoresheje kuko mpamvu twayishimiye hari ibintu byari byatubabaje kubona wenda nka diploma ya kwiti yitwa impimbano ariko abo twiganye bose ntizitwa impimbano. Yego. Abo twiganye nko muri ADEPR twiganye benshi kandi twariganye ku kigo kimwe ari abantanze yewe abo twiganye bwite tubodinga bararenga 6. Yego. kandi bose ni abashumba b'amaparuwasi kandi diplome zabo ziremewe. Yewe yanjye gahita yitwa impimbano kandi twarize ku kigo kimwe. Ikindi wenda nakubwira ko umukristo wacu yewe nararihwe bo barihirwaga n'amaparuwasi igihe nkarihirwa na ADEPR ku gihe cy'umuvugizi witwa Ushaka Samuel. Yego. Akaba ari umushumba wanjye wansuye ku kigo aho nigaga. Yego. Wari umuvugizi wungirije ko muri Tegamiro nawe yaransuye. Wari Secretary General Kamaze Karisiti nawe yaransuye. Aho na boardinga. Bakantangira na sukuru fees. N'abagenzi banjye twiganaga bo bagatangirwa n'amaparuwasi yabo. Narangiza yanjye kitwa impimbano nkafatwa nkarenganwa nkafungwa nkatotezwa. Nakorerwa ibyamfura mbi kandi ubona ko ari bagenzi banjye bamwe muri bagenzi banjye ntavuga benshi babiri inyuma nyamara iza bagenzi banjye zikitwa diplome yanjye kitwa inkuru. Yes. Aho rero kuri kugira hagaragara gashima Imana ishimwe. Mushumba umuntu wenda yakwibaza mu by'ukuri ubona ni kubera iki gushyirwaho diplome y'impimbano biriya byaha ubona babikoze cyangwa bari bagamije iki byaturutse hehe kugira ngo abantu babyicarire baze babigushyireho bitume mugani muhura n'izo ngorane zose mubona byaravuye kuki hari n'ubutumwa wenda mwatanga ku bashumba bagenzi banyu cyangwa ku bantu bakubitwa ko bakora umurimo w'Imana ni iki mwabivugaho nabyo? Twabivugaho twakwibutsa abantu kenshi ko bakwiriye kumenya ko gukorera Imana ari umuhamagaro. Yego.
atari amakudeta gukorera imana atari ukubita na kudeta atari ugushaka kwica undi nk'umusimbura ari uko wamaze kumwica gukorera imana bitandukanye n'ibindi bintu ibyo ari byo byose icyabibatiye kenshi ni ugushaka imyanya yego ni ugushaka imyanya bakumva abantu babona bagiye barwana itorero ryacu ryagiye rizamo intambara nyinshi abantu bakarwana bashaka imyanya bamwe rero bari barwanye babona aho bizeraga kugira ngo babone imyanya ntibayibonye babona hagiyemo abandi bafata intwaro rero kongera kurwanya niko guhimba no gucura ibicurano nk'ibyo ngibyo nabwira abakozi b'imana nk'abapasitori kubera ko nimba imana umuntu yaramugeneye umwanya yakwitonda akazawubona mu gihe cyawo kigeze ariko atabanje kwica undi yego nabwira abakristo ko bakwiriye gusengera itorero ryacu kugira ngo imana ari izajya yimika abakozi bayo batiyimika ariko babishije amaraso yego ariko babishije amaraso kuko ntabwo ryaba rikiri itorero nubwo nyiraryo ribereye amaso ryemera yego ribereye amaso zarigenda ariko abantu bakwiriye kurekera gushaka kwica abantu cyane cyane icyo nakibwira abapasitori barekeraho intambara barekeraho gukubita n'amakudeta barekeraho kubeshyerana kuko ntabwo byazakugeza kandi kubwiriza ubutumwa bwiza bwa kristo birumvikana umuntu yakwibaza nyuma y'uko mugizwe abere birumvikana hari igihe mwamaze nyine muri gereza hari ubu ku giti cyanyu murakurikizaho iki bigenda gute dore yuko munavuyeho ubuyobozi mwari murimo nyine bwose butakiriho biba birangiriye hano cyangwa wenda hari indi process y'ikintu mushobora gukora kindi yewe nagiye mu mwanya wa ugeze kuwungirije risakura umupasiteri w'itorero rya ADEPR nagiyeho nta mafaranga ntanze bamaze n'igihe imyaka 32 ndi umupasiteri yego nibwirizaga ubutumwa agiye gahunda afite niyo kwibwiriza ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza nkabwiriza Yesu Bibiliya ndayifite nkabwiriza abantu nkabwiriza ko Yesu ari umwami yego nta kintu numva ngamije kuko nta ntambara najyamo njyewe yego niyo muri iyo myaka maze ndi umukozi w'Imana sinigeze njya mu ntambara yego yego navuga ubutumwa mu buryo buri volontaire ariko numva ninagongamije yego numva ninagongamije nta maresponsabilite naba nkikeneye cyane kuko sinkeneye ibindi bintu byambuza kuvuga ko Yesu ari umwami amen ntabwo mbikeneye rwose mushumba reka tubashimire cyane kandi murakoze kutuganiriza ariko wenda tugana ku musozo hari ubutumwa bw'umwihariko mushobora guhereza abakristo mwagiye mwibanze kubashumba cyane noneho kandi muri atorero rya ADEPR mwari mubereye n'umuyobozi ubu ngubu hariho ubuyobozi bushyashya nabo mukurikije wenda nk'abantu b'inararibonye mwanyuze mu myanya nabo barimo hari inama y'umwihariko mushobora kubagira tugana ku musozo yego kugira ngo bakunde basenye imbere y'abasenye imitima y'abakristo babarishenye abakristo nabo basenga kandi bazakuza ubuyobozi bwabo ikiri basenye ibihuha yego bakirinda ababaza n'imbuto z'ibihuha kuko atari nziza bagenzi bacu rero badusuye bo nabasaba guhuza bagasenga Imana bagahuza bakirinda abandi bantu babinjiramo yego bakirinda babateranya n'abandi bababwira ibitari byo bakagira icyerekezo cyabo bwite bahawe n'Imana n'ubwenge bwabo kugira ngo itoro kandi bakakira abakozi bagenzi babo bakabatera bagatega abandi amatwi bamaze kugenzura imba nta ntumwa ziza kubasenya bakirinda babacamo ibice yego nibabigira gutyo bazayobora kandi Imana izabashyigikira mushumba murakoze cyane yego
murakoze cyane tubifurije umwaka mushya muhire Imana ibahe umugisha kutuganiriza. Yes Joel, ngira ngo abantu bariyumviye umvisha ikiganiro cya Karangwa. Yego bimwe byo twavugaga by'ubugambanyi nawe ubwe ni ubyivugira none avuga ati atabashumba ati gufungwa kwanjye gushinjwa diplome z'impimbano ati hari abashumba b'amaparuwase twagiye twigana aho ngaho muri iyo kaminuza muri Philippines ati narihiriwe na ADEPR ku ngoma ya Usabwimana Samuel aransura nako mu wari umuvugizi wungirije aramusura wari secretary Kamanza aramusura ADEPR niyo yandihiye ati ko byaratangaje uburyo bamfunze abo bashumba banahari twiganye bo arabe n'abamwishyuriraga ati abandi bashumba bishyurwaga n'amaparuwasi nge nishyurwa na ADEPR ku ngoma ya Usabwimana. urumva Joel iki ni ikimwaro ku itorero bivuze ko kakagambane nyine karimo uko Karangwa abivuga ati nagamba n'abashumba ariko kwibaza kuki namubajije ngo washakaga iki nakubona babikoze barashakaga iki bashakaga ngo bamwe ngo bashakaga umwanya imyanya arimo abandi ari mu nyangire cyangwa nyine mu nyumvishirize. Urebye Joel nyine cyo kintu ndakubwiye twaganiraho mbere ikintu cyo gushaka imyanya gushaka kujya mu buyobozi no gushaka amafaranga nicyo kintu cyishe nyuma y'akagambane. Karangwa aragira ati tekereza kugira ngo diplome yanjye igirwe igicupuri hari abandi barimo bazikoresha kandi twiganye noneho nkishyurirwa n'itorero none ahubwo se umuntu yakwibaza kuki mu gihe yari afunze cyangwa mu rukiko itorero ritigeze ritamuvugiye niryo ryatanga minerval ariko se ryamuvugira gute kandi ako se uko byaba ari ukuri arakaga nyine ubwo nyine abagombaga kumuvugira wenda n'urugero ashobora kuba ari bamwe wenda mu bamurwanyaga simbizi. Twibutse abantu wenda ko impamvu dusa nkaho duhagarara ku iki kintu n'ukuri urukiko bwari rwamugeza ukuri atagira wenda uza kumva ko turi kumuvugira ariko tugendera kuri fact ariko n'isoni ku itorero Joel itorero ryishyuriye umugabo rirangije afungwa amezi menshi ashyirwaho ibyaha rireba Joel haburaga iki kugira ngo abantu bagende bavuge bati uyu muntu twamwishyuriye minerval bamwe bagiye no kumusura haburaga iki urumva ko iri torero rikeneye umuti Joel ikibazo gikomeye rikeneye umuti akagambane rero nkuko twabivuze tubivuga komite nyobozi nshyashya ifite akazi Joel ifite akazi gakomeye hari n'inama yigiriye kandi mu gusoza yavuze ati ikintu cya mbere kizatuma bashobora itorero cyangwa bakagira ni uguhuza avuga ku guhuza ubwo abantu bahita bibuka ko kimwe muri esheki zatumye ingoma yabo ifayiringa nuko batahuzaga bombi hejuru ntabwo ari we gusa ni ingoma SG yari afite abo bahuza harimo ibintu harimo udupariti rero ababwira ati kimwe mu bintu mbona byagize tugira esheki icya mbere first of all ni uko kugambanirwa ikindi ariko ni ukudahuza rero mwabantu mwabayobozi bashyashyamo inama mbaha ikomeye nimuhuza muzagera kuri byo. Joel rero nkuko nabikubwiye mbere urumva ko ikintu cya kintu kirimo byintu bibi nakubwiye Joel ntabyo wumvishemo ukurikije interview ya Karangwa ugakurikiza ibi kuba muri itorero urasanga ko iki kintu gikeneye umuti Joel ushaririye ariko ushobora gukiza niko bimeze ngewe n'ibyo nabwiye ni nakubura kuko abo pasiteri bose bariho bavuga ko baje gukora umurimo w'Imana ariko gukora umurimo w'Imana ntabwo bivuze ko ugomba gukora ari ukuri umuyobozi yego c'est ça bivuze ko naho bagukuraho wagenda ukavuga ubutumwa bushake kandi ukagumya ugakorera Imana niba koko ari Imana ukorera ngewe nibyo kintu nabwira aba bagabo bariho bakore siyasa bakore systeme yabo bakubura uwo babona wese ubabangamiye kugira ngo itorero rinda abakristo barinde abakristo kuko Joel urebye ibintu biraba bikarwanirwa hejuru izo nzovu zirarwana nkuko umugani utaha inzovu zirwaniye niho ibyatsi birababara bararwana bagapfa ibyo bintu byabo izo conflit d'intérêt ayo mafaranga izo conflit de génération zikabamo ugasanga intama zirimo zirababa ubundi meki ku ngoma za ADEPR zagiye zibaho urebye ingoma yose yajyagaho wabonaga yitaye ku kuba igiye kurwanya ababarwanya abo bahanganye iyi rero muri systeme yo nireka kwita ku bantu bari kurwanya itorero ahubwo ibakubure structure ku bakristo bishinzwe cyane izabigeraho ariko nanone niramuka iciye hejuru yego nayo izavaho nk'abandi nica hejuru mu gukemura ikibazo kuko ndakubwira ngo ikintu cya miryango bishize narabikubwiye Joel icyo batomurwaga asa n'abazize kujya muri systeme ya Sibomana
bazana systeme nshyashya yivanga na systeme ya usabwa Imana, bazana systeme yabo nshyashya yivanga na systeme ya usabwa Imana. Noneho baza nabo ubwabo bafite ibindi bintu banenga, aho bagiriyeho ntibigeze bagaragaza umuti wo gukemura ibibazo, ahubwo nabo baje bameze nk'aho bashaka kuhimura. Gukubita burya ari gukubita ukagaragaza, ariko ushaka kuzobwira abantu twebwe dukurikije ibibazo analysis twakoze ku bibazo ibi nibi turifuza ko ubuyobozi n'ubu bwavaho, ahubwo tugatangira hasi. Kuko reka nkwereke Joel nicyo aba batipe bakoze, aba bagabo bagiyeho usenya district y'uturere indembo n'ibiki, nyine biragaragara ni bya bintu uri kuvuga ubasaba. Yego, barashaka kubaka district yabo bakomeza, ariko Joel bakomeza hari ziracyahari, ntabwo ari hano gusa, ni byinshi no muri mu bindi bintu ngira ngo bajye mu byahoze ari indembo, bajye mu byahoze ari uturere, bamanuka hasi mu paruwasi, bakore research, ikintu bijyanye na communication. Na communication mbere uzi ko hari igihe umushumba paruwasi yavugaga nk'ikintu mu itangazamakuru hejuru, umuvugizi cyangwa ubuyobozi bwo hejuru akaba ubwo burwana n'ibyavuzwe no nyine. Urumva ikintu bakeneye ni communication strategy, bo bayisetinga y'itorero ryose muri rusange. Iyo communication strategy ari izakoreshwa muri systeme yabo, ariko cyane Joel bazite gukemura ku kibazo badacejwe, kuko nibatabicaho akagambane karimo indani gahitanye Tom, kahitanye usabwa Imana Samuel, gahitanye Tom, gahitana Karuranga. Barebe izo ngoma zombi zigiye nabi Joel. Ni igisebo byaba igisebo ku itorero no kuba Kristo, bibi igisebo ku bari baziyoboye, nabo nibareba nabi bazarunumuka, bagende nabi, cyangwa se nabo basange bagiye muri gereza. Urabona ko ingoma zose zakurikiye usabwa Imana Samuel bacaga muri gereza, n'abangaba nabo batitonze bazaca muri gereza. Kuko reka mubwire Joel, uko ugumya kubembereza ibintu, hari abantu bagumya kukurungira uko barunga, uko umuntu urebye umuntu n'umuntu urunga muri ADEPR n'umuhanga Joel. hari cyari cyitezwe kuri Karangwa, abantu bavugaga ati urabona agizwe umwere, ingoma ye yaravuyeho, ariko akavuga se kugirwa umwere ingoma ye yaravuyeho biratuma tuza burundu ntagire wenda ikindi akora, gukurikirana wenda amafaranga yagombaga kwishyurwa muri ayo mezi yafunzwe no biki n'ibiki, ariko urumva azagomba kuyabona. Ariko ndakimubajije yambwiye yuko nta gahunda afite iyo ari yo yose, ariko ubundi niyo atanayigira nabo ubwo bakwiye kwibwiriza. None se niba yafunzwe afungwa ku maherere, wowe ubwawe nk'uwo muntu wamukorera iki? Nyine urumva we yagusa ansubiza yambwiye ko nta gahunda afite yo kurwanya. Nyine urumva aragusubiza nk'umupasiteri, ariko ubundi Joel hari uburenganzira bw'umuntu akwiye. Ntabwo ukwiye kwaka uburenganzira bw'umuntu abukwiye, nta nubwo akwiye kukubwiriza kubumuha kandi ukwiye kumuha. Nk'umupasiteri nta kindi yakubwiraga, akubwira nk'umupolitisiye w'umupasiteri akubwira se ngo ngiye kurega, nawe akagiye kurega baramwitegura. Ntawe ubizi ikiri behind, ariko hari ibyo yemererwa n'amategeko, kandi yagizwe umwere, yararenganyijwe. Rero azahabwa ibikwiye ibyo akwiye kubona. Umwanya yamaze ari mu nkiko, abamuregaga, abapasiteri bamushinjaga, abo nabo bakwiye gukurikiranwa. Joel igihe nicyo nkubwira, abo bayobozi bakwiye kureba bati umuntu uri guteza akavuyo ninde, niba ari n'umukristo uri kugateza bamuce, bamwirukane mu itorero. Yego, kuko ADEPR rwose urabizi ko iguciye Joel hatari byoroshye. Noneho rero Meki, wenda tugenda urabona tuvuga ku kagambane ka Karangwa, byinshi yabyisobanuriye muri icyo kiganiro twagiranye, ariko noneho ariko Joel tukiri kuri icyo kintu, ibyo Karangwa yavuze, ibyo yavuze n'ibyo twavuze, ibi byose ubuyobozi ni umukoro ku buyobozi. Niba akubwira ati gena gambane n'abashumba, wowe uyu munsi uriho wibwira ko uzagambanirwa n'abandi, uwo ni umukoro. Wenda reka dukomeze Joel. Okay, noneho reka rero tujye sasa rero tugize gutya rero, urumva RGB ifashije ADEPR gusohoka mu bibazo yari irimo nyine. Rega ntabwo biranasohokamo neza icyo yakoze. RGB yashyizeho yafashije
yafashije kugira ngo ubuyobozi bwavugwagamo ibibazo buveho hajyeho ubundi buyobozi none ikizeho ubundi buyobozi bushya noneho rero nabwo bwahawe mandate bwahawe igihe cyo gushaka uburyo ibibazo biri muri ADEPR byabonerwa umuti bigakemuka kuko ubwo twaganiraga na RGB bo bavuga ko ntago bahawe igihe cy'amezi 6 n'umwaka ariko ushobora no kongerwa bivuze ngo mu gihe ibibazo bitarakemuka aba bayobozi bafite akazi ko kugumya kubikemura ahubwo Joel ni n'uburyo bwiza bafite ni opportunity nziza yo gukubita ibirimo bibi byose bagasenya bakubaka ibishyashya batarebye kubango ngo abasaza ngo iki n'iki abajene bakuremo amarangamutima Joel kugira ngo ube umuyobozi mwiza no kurinda amarangamutima so wumva impande zombi urugero ushaka kumva uruhande rumwe ukumva n'urundi ariko wowe nk'umuyobozi kuko ubundi akenshi umuyobozi afite leadership afite ikintu ubundi ubuyobozi ni impano si n'ibintu urabyiga ni kimwe ariko hari n'igihe hazamo n'impano hari n'umutima nama harimo no kujya inama nk'abayobozi ni ukuvuga ngo bazumva impande zombi bareba abajene bareba urwo rubyiruko barebe n'abantu bose bafite ibibazo barebe igikwiye gishobora gutuma itorero riba stable kugeza mu myaka n'ubundi nk'indi jana iri imbere yego noneho rero tuvuga rero sasa rero ku kagambane cyangwa tuvuga nyine ku bintu bigenda byibazwaho mu itorero rya ADEPR navugaga ko nyuma y'uko RGB nyine ifashije ADEPR gusohoka guhinduka kw'ingoma urumva hari ingoma nshyashya twagize gutya rero abantu batungurwa nabwo niba ari uwasasa rero yandikiwe ubuyobozi yandikiwe RGB nabwo rero ivuga kuri ubuyobozi bushyashya ibyo warayibonye wabyakiriye Joel ibaruwa narayibonye ariko dusomera rero kugira ngo abantu bumve wenda nayo tuyivugaho gatoya wenda reka kadushake inkuru iri kuri Bwiza niyo iri budufashe kumva neza uburyo iki kintu abantu bifuza ngira ngo nibyo byiza Joel yego nibyo byiza aba bantu bandikiye itorero wenda turi gushaka inkuru tubivuga nabo ko ari ba bantu Joel nkuze nkubwira ngewe ntago nabumva ubuyobozi bumazeho amezi ataragera kuri 6 ntaragera bahise bandika ngo bakeneye gutanga ibitekerezo kare kose bari hehe mbere yuko RGB yakuye ubuyobozi kuki batanditse ngo basabe ko babigiramo ijambo bakabandikiye RGB ari uko abayobozi bashya bamaze kujya ikibazo Joel nicyo nshaka kubwira ngo iki kintu cya ADEPR kirasaba ko abantu birinda amarangamutima yes Joel ibaruwa ngo yanditswe n'abanyamuryango b'itorero rya ADEPR subundi bamwe bo bavuze ngo n'abanyamuryango wa ADEPR ariko abo bantu nabwo umuntu umwe babiri bidumbukiza bakavuga ngo banditse bahagarariye 3,000,000 bagahita babyitirira ngo abo banyamuryango ninde wabatumye yego aha nicyo kibaza ubundi abanyamuryango mbere yuko RGB kuri ubuyobozi bari izo nama bavuga ngo bari kujya n'ibiki wenda reka twoguhengamira kuri ADEPR no kuri RGB ariko hari ibintu umuntu akwiye kwibaza ibibazo bimazemo imyaka hafi 10 ubuyobozi buhindutse inshuro 3 ubuyobozi n'ubwa 4 kuva muri 2012 imyaka 8 aba bantu bari he Joel kandi dusomeye ino nkuru iravuga ngo abanyamuryango b'itorero ADEPR bavuga ko baranira imiyoborere n'impinduka nziza bandikiye umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere bamusaba ko komite nyobozi y'inzibacyuho yaryo ruherutse gushyiraho mu buryo bavuga ko udakurikije amategeko yakorwa bo baravuga ko nayo yakorwa uri kubyumva ngene soma buri kantu kose cyangwa tuvuge gerageza abantu bayumve neza ngo biboneka nyine mu ibaruwa abashumba babiri barimo Pasiteri Karamuka Frodouard na Kizibera Philibert bashyizeho umukono yanditswe tariki ya 17 Ukuboza 2020 kopi yayigezwa ku biro by'umukuru w'igihugu kuri perezida w'inteko ishinga amategeko mutwe wa Sena kuri minisitiri w'intebe kuri minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ku muryango Transparency International Rwanda urwanya ruswa n'akarengane inamenyeshwa umuryango wa ADEPR Inkotanyi n'indi miryango yigenga dukomeze bavuze ko hajya gushyirwaho iyi komite RGB itabanje kugisha inama n'inzego z'itorero zirebwa iki kibazo bati tubandikiye ibaruwa tubashimira bwa mbere ubushake mwerekanye bwo gushaka gukemura ibibazo byo mu muryango wa ADEPR ariko nanone nyakubahwa muyobozi nubwo mwashyizeho komite nyobozi iriho ubu twibajije niba hari itegeko mwaba mwarakurikije ariko
itegeko RGB yararikurikije ifite mandate yo gukemura ibibazo biri mu miryango ubwo niyo yandika iyo byinaniranye iranayisesa yego ubwo rero urumva sinzi none aba bashumba banenga RGB kuba yarashatse gukemura ahubwo abantu ntabwo bazi itegeko kuba yarashatse gukemura ibibazo bya ADEPR yirengagije inzego nyinshi yagombaga kubanza kubaza bati niba RGB yarashatse gukemura ibibazo by'abanyamuryango muri ADEPR bakaba miliyoni 3 z'abanyamuryango bayo barimo abayobozi b'imidugudu barenga 4,000 hakaba abashumba ba za paruwasi arenga 150 n'abashumba b'uturere 30 hakaba abashumba b'indembo 10 ese RGB muri aba bayobozi bafite ungana utyo yaba bafite ingana cya yaba yarabuze abo yagishamo inama yo gukemura ibibazo byo muri iri torero itaba tekereje ngo ishyireho abo yishakiye none se ubundi kuba ntabwo nkomeza gusoma inkuru wenda ahangaho cy'umuntu yakwibaza iyi nkuru wenda uyu muntu wanditse abwiwe n'iki niba nta nama bagishije cyangwa kuba bataramugishije inama we ahita yumva yuko nta bandi bagishijwe inama Joel nibyo ndakubwiye ngo harimo sehemu yangu sehemu yako uruhande rwanjye uruhande rwawe nicyo kibazo kiri muri ADEPR umwe nabati sehemu yangu ni izi yangu ni yakwako ni yakwako nukugaba imirwe giye kukutambajije ntago bikoze neza none se ubundi niyo yamaranga mutima nakubwiye nyine conflit d'intérêt nk'uyu muntu uvuga ngo RGB ntiyagishije inama ubundi kuba itaramugishije inama bivuze ko ihise imenya mwibanga kuko ntabwo ari ngombwa ndigisha inama public ari uyu aba bantu ikintu cya mbere wenda ntago tugeze wenda twazana abashaka Joel twakwana ikiganiro ahubwo ugerageza abashaka tuzabone nabo tuganire nabo ikintu mbona cya mbere cyabayemo abantu bashaka ko wenda batazi mandate ya RGB babanze bayisure bayimenye hanyuma ko ibyo kuba wenda RGB yaragisha inama mu kiganiro twagiranye na RGB yavuze ko iyo yakoze ubusesenguzi yego ishingiye ku miterere y'itorero ushingiye ku bakristo n'iki ibona gushyiraho ubuyobozi rero aba bantu sinzi wenda tuzahamagara tuganire nabo wenda tunabachallenginge hane dushingiye ku itegeko baravuga ko RGB itashingiye ku itegeko ariko RGB yashingiye ku itegeko riyishyiraho yego riyishyiraho yemererwa noneho rero wenda dusa nka wenda ntago turikomeze wenda bashobora kuza kuyisoma bavuga ko ngo mu gukuraho biro nyobozi n'izindi nzego RGB nkuko yabigaragaje mu itangazo ryayo yashyizeho yashingiyeho ku itegeko nomero 22/2018 ryo kuwa 31 mu kwa 8 2018 rigena imitunganyirize n'imikoreshereze y'imiryango bishingiye ku myemerere mu ngingo yaryo ya 16 ibuza imiryango kubangamira ubumwe bw'abanyarwanda amahoro n'umutekano ituze n'ubuzima byabo umuco n'imbonezabupfura ndetse n'imyitwarire myiza mu mikorere yayo iri ni ryo tegeko RGB yashingiyeho ikuraho ubuyobozi inashyiraho ubundi Joel ngira ngo aba bantu bandikiye RGB bakandikira n'umukuru w'igihugu ni baba nena kubwiye bashaka gukomeza kuzana vurugu muri iri torero icyo bisaba Joel ukurikije je wenda nsesengwe nk'umusesenguzi nuko abantu bara nabo bafite amarangamutima amarangamutima arimo kutamenya itegeko rishyiraho RGB hishinzwe kwandika imiryango n'amadini n'ibishingiye n'abashingiye ku myemerere bamenye n'inshingano za RGB mu kuba yabasha kuba yakemura ibibazo biri muri iyo miryango icyo nicyo cyambe hanyuma ikindi kuvuga ngo ubuyobozi kuba bataragishijwe inama abapasiteri babiri kireka nibura iyo baza gusinya ari nk'abapasiteri wenda babandi b'indema 30 bareka abo tureye 30 n'abindembe 10 n'abamaparo oya RGB ariko nta nuyitegeka ngo uragisha inama ndi RGB yakoze no gutaruka b'indembo ikajyasanga abashumba bankabangahe o hazari b'amaparuwasi yego urumva kuba batarakugishije inama urahita uvuga ngo urahita ushinja RGB ngo kutagishije inama nose ubundi yari kuzigisha ikago raporo Joel niyo navuye ngo biragoye ibyo mvuge ngo biri muri itorero biragoye kugira ngo uzakemuke Joel yes Joel yes undi muti wundi ukwiye kuba iri torero ryabasha kuba ryatekana ubona ari uwe nanjye nkubaze noneho yes umuti ngewe mbona rero bari hari ikintu njya ntekereza urabona ADEPR uburyo ubuyobozi buba bwubatse kuba umuvugizi wa mbere wa kabiri kumanuka gutya ngewe mbona hakwiye kubaho ikintu niba nakiti equipe technique abatekinisiye
batita cyane ku buzima bw'umwuka hakajyaho nk'umuntu cyangwa abantu bafite influence wenda babumba pasiteri bati aba ngaba nibo bashinzwe ubuzima bw'umwuka bw'abanyetorero abandi bagasigara muri office nk'abatekinisiye nk'ababandi bahandoringa ibyo bibazo byose babandi bavugira nyine itorero muri leta babandi mbese bakavangura cyane ubuzima bw'umwuka n'ubuzima busanzwe ni kuvangura administrative na gospel na gospel so jewe uko mbyumva nkurikije wenda ku bintu byabaye muri itorero nabegeranya nk'ibintu igihugu cyanyuzemo nubwo bitahura ntago byahura ariko ndavuga mu buryo ndavuga mu kwibaka k'ubuyobozi jewe nababwira bagakora nka reconciliation team iteye gute urugero gira ngo ubonye ko uburyo nk'umuntu witwa usabwa Imana Samuel yari afite influence mu itorero cyane n'ubu style aracyayifite okay bashobora no gufata Sibomana n'urugero bashobora gukora nka team urugero bavuga bati hari abashinzwe administrative abavugizi ari nk'aba ngaba tubona bayizayi na biro yiwe bati noneho tugiye kuzana gukora indi ntuza ya preaching ya ibintu bya gospel n'urugero tugafata usabwa Imana Samuel tugafata Sibomana Jean tugafata wenda Zigenshuti Michel tugafata wenda Bamutaganzwa n'abandi tugafata abo bantu babayeho nk'aba influence bakaba ari abantu bashinzwe gukora bashinzwe ibintu bijyanye n'ivugabutumwa bakaba ari n'abayobozi nabo ku rwego rw'ibintu by'ivugabutumwa noneho hakaba n'abandi bashinzwe administrative techniquement parlant nabyo byafasha cyane Joel impamvu mvuga nk'abo bantu n'abantu bageze za influence muri itorero hari n'abonye usanga hari za vurugu zabayeho zishingiye kuri bo zibisigisigi by'ubuyobozi bwabo cyane cyane abantu bakabishinya bati wenda ku gihe cya Samuel hariho ububyutse hari ibi wenda se ku gihe cya Somana hari ububyutse n'ibi cyangwa se Zigenshuti Michel ni umwe mu bantu bafite influence ni umuyobozi uzi kwigisha afite amagambo y'Imana ni umukristo akenshi abantu umukristo arakijwe ni umunyamwuka sibyo bo bakareba bakavuga bati administrative ni y'ukwayo gospel bijyanye na preaching bijya ukwabyo ndakubwiye Joel ibintu by'amatiku byashiramo byagabanuka rwose byashira kuko bagiye bafata ku bantu bagiye bayobora bati mugiye kuba abayobozi banagenerwa n'imishahara wenda n'icyo cyubahiro bakibone mudufashe mwivugabutumwa mushinzwe ivugabutumwa uko rigomba gukorwa ibyo mushinzwe nibi ibyo mutagomba kujyamo nibi mugomba kwivanga mu buyobozi nta leadership wenda yo ku technique ntimugomba kujyamo mushinzwe gospel ibyo bintu bikoze gutyo byaba byiza ikindi biranakwiye ko itorero rigira ikintu cya gospel plan ari naho cya kintu cya budget baza scheduling abango itorero umwaka wenda utaha 2022 tuzakoresha budget ingana gutya mu bikorwa by'ivugabutumwa mu bikorwa byo gusana imitima mu bikorwa byo kubaka ibi dufite budget imeze gutya na gutya bikaba clear abantu bakaba mu bintu bitarimo kuvangavanga ntuzi bizakorwa ejo ibintu biratunguranye ngo korali yandikiye ni ngiye kuvuga ubutumwa naha ngo itorero ngo rigiye gusenga amaseshe 21 ibyo amaseshe 21 ntago abakristo bari bayazi ni ibintu bapanze kuko hari target runaka hakenewe amaturo hakenewe kugira ngo campaign yo kubaka Joel akenshi matorero tuvugisha ukuri amaseshe apanga kubera ko hari abakeneye amaturo hari target runaka hari campaign runaka bafite ahubwo bikaba ari ibintu bivuga bati duschedulinze timetable yacu y'umwaka wose aba bantu bashinzwe ivugabutumwa bakaba bafite ntuza gospel plan yabo noneho na administrative ifite yo irazareba amafaranga utunzi ibintu biri technique nyine so je nuko mbyumva Joel bya umuti wenda bazige barebe kuri ahantu hamwe namwe byabereye uburyo nka za reconciliation hano mu Rwanda zagiye zikorwa yego ni byiza cyane uburyo ibintu bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge byakozwe hatabayeho uruhande na rumwe rwirengagijwe rwa uruhande rubi rwa uruhande rwiza bigakorwa kandi bikorwa byagiye bikorwa n'abapasiteri bigakorwa n'abandi ugasanga abantu barahuye baraturanye barabanye nta muntu ushobora kubinjiramo ari umwanzi ngazabasenye kubera iki ubwabo hari ibyo basetinze ngiye mbona n'uwo waba umutija nihaguma kubaho ubuyobozi bushobora gushingira ku bintu bijyanye n'amarangamutima uko bubyumva cyangwa se bukazanamo mama kudakubita ntabwo bizigira bikemuka nibyo nahubwiye ngo bakubure kuko abapasiteri bose bavuga gutya bose batubwira ko bakora umurimo w'Imana
kandi tuzi noneho gukora umurimo w'Imana Joel nawe hano wicaye urimo urakora umurimo w'Imana ntawe uguhemba muri aba pastor turimo tuvuga na ADEPR ntiguhemba iyo turebye dusanga gukora umurimo w'Imana abakorari zikora umurimo w'Imana ninde uzihemba abadiyakoni ko bakora umurimo w'Imana ninde ubahemba twebwe ba Kristo ko dukora umurimo w'Imana ninde uduhemba aba pastor ngiye nicyo nabwira aba bashumba bakuru b'itoro rya ADEPR bano bavugizi nibakubure nibashaka banashyiraho gupiganira iyi myanya yo kuyobora imidugudu Joel hanyuma bagira aba responsable imidugudu babipiganiye babizanye bagaragaje ubushobozi bwabo n'imyitwarire myiza hanyuma babandi bavuga ko bakorera Imana bazi ari nk'abantu babungirije baje kubafasha mu murimo w'Imana kuko n'undi gukorera Imana tuzi ko nta kiguzi igihe niyo barahira abapasiteri bose hari indahiro bavuga ngo nzakorera Imana ndategereje igihembo cyangwa indi nyungu iyo ari yo yose bakavuga ati mu gihe cy'ingorane mu mvura y'amahindu mu zuba ahamanuka n'ahazamuka aho itorero hose rizanyohereza nzajyayo ariko iyo urebye mu by'ukuri feasibility y'iyo ndahiro barahira ntabwo ari byo barabyica nitumbu kuba bigwaniramo se kandi ni igifu nyine ni igifu behind ya ndahiro hari igifu so igihe cyo nababwira aba bagabo bariho ba Isayi Pastor Isayi nibakubite bakubure twarababwiye ngo birasaba kubaka nka Nehemiya bakore nko muri yubakaga yiteguye ukuboko kumwe kwabaga ufite itafari kuri kubaka ukundi kwiteguye kurwana rya jambo rimwe nabo birabasaba kubaka biteguye no kurwana rya jambo rimwe cyane mareka abumubwira ati genda ukubite uhereye ku basaza b'imbere mu rusengero uhereye ku basaza utababari aba bagabo nibakore iyo ntuzi bahere kuri aba basaza bakubite batababariye hanyuma ahubwo noneho bashyiraho uburyo ushaka kuba umupasiteri abantu babipiganire baho umuntu responsibility bishingiye ku bushobozi no kwipiganwa ryabaye noneho kuko Joel twabonye ko muri iyo ndahiro biyemera bavuga ko azakorera Imana adategereje igihembo abo bose banyakubaha barabirahiriye mwebwe mwirinda amarangamutima gukemura ibibazo niwe solution nge natanga ngira ngo uyu ni nawo mwanzuro mwiza cyane w'iki kiganiro aho twasesenguraga ku bintu bijyanye n'akagambane mu itorero rya ADEPR twagiye dutanga umuti twaganire na Karangwa mwumvishe ibyo yavuze mu bintu Joel akagambane gashingiye kunda nawo ku cyubahiro tubivuge gutyo kugira ngo abantu babyumve gashingiye kunda no ku cyubahiro ibyo byose ni ibintu bizakemuka wenda wowe wumvishe ubusesenguzi bwacu n'ubwacu ni twebwe ibitekerezo byacu twemere gutanga ibitekerezo nawe watanga ibyawe ushobora kutwandikira aho ngaho haba hariho nimero za telefone yaba kuri Bwiza yaba kuyobokamana TV ushobora gufata iyo telefone ukaduhamagara ati numvishe nanjye hari uko nabivugaho numvishe biremewe cyane n'ubwisanzure hano ubwisanzure bw'itangazamakuru buba buhari kuba umuntu yavuga icyo ashatse bagomba kumenya ko ibi binyamakuru ni ibyabo ni ibya audience ntago ari ibyacu Yobokamana TV ya Joel turabakozi banyu rwose turabakozi banyu turabagaragu banyu umugani waba pastor mu byo barahiranaho baravuga ngo umuntu ngo ushaka kuba ngo umushumba ngo cyangwa gushumba intama z'Imana agomba kwemera kuba umugaragu wabashinzwe kuyobora ariko se niko bigenda cyangwa abashinzwe kure nibo bagaragu reka wenda tugane ku musozo w'iki kiganiro icyo nababwira cyo nuko ikiganiro nk'iki gihe kuyobokamana TV kuri Bwiza TV nakagaruka tuzabakorera inkuru nyinshi cyane muri uyu mwaka wa 2021 mukomeze mugire umwaka mushya muhire Imana ikomeze kubafasha kandi ngira ngo mu ijambo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze ubwo uyu mwaka wasozaga yaravuze ngo uyu mwaka wa 2021 uzaba mwiza kuruta uwa 2020 tuvuyemo Joel reka tubyizere twizere ko no mwitoro rya ADEPR uyu mwaka wa 2020 uzaba umwaka mwiza kuruta wabanje ariko bakurikije ibyo biriya twahoze tuvugaho bashaka kudakurikiza ibyacu twavuze ariko barebe ngo abantu bafite inda babakuremo kuko bose barahiriye gukorera Imana nta gihembo ahubwo none bashaka babihembo habipigana habeho ubushobozi bw'abantu Joel bakubite batabarira niko bimeze yes murakoze cyane reka tubashimire cyane ushaka contact zacu ziba ziri aho gaho yaba ma email ariko ushobora no kuzibabwira ibindi byose nimero yanjye ya telefone ni 0788 03298 0788 ni nazo nkoresha no kuri WhatsApp kuri Instagram ni Yobokamana TV n'izindi social media zose ushobora kutubonaho
mu buryo bworoshye ushaka kutuvugisha. Imana ibahereza umugisha cyane. Meki nawe wataga contact Joel, nanjye nabaha nimero zanjye ni 0788 55 10 nkazisubiramo ni 0788 55 10 kuri WhatsApp. Aho wasaka hose wagira email zo ziri hasi mwazibona. Joel, twabwira ko twari turi muri studio za Baoba Hotel. Yego, ni Baoba Hotel, kana bato bashimire kuba batuha hotel tugakoramo ibiganiro. Ni hotel nziza ushobora gusohokeramo, ushobora kubonamo amacumbi meza, ibyo kurya n'ibindi byose nabo reka tubashimire cyane kuko baravuga ngo abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bazagabana ku mugisha w'Imana. Baba bajyanye natwe rero muri iri vuga butumwa cyangwa muri izo nyigisho tuba turi gutanga. Yego Joel, nakagaruka. Yes.